ambia wanaolia wakiteswa na mali mwenu, wote ni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Nina siri kama una siri na ya Mungu muibie kwa amani. Yaniburudisha mimi, yaniburudisha ndiyo nyote kandi yote namusha chavuza kubumva zambura ijwi ryawe. Iwawe uhoraho mana we, uhoraho iwawe mana we, iwe niwawe byose. Oh watubere mana we yoyo uhoraho ni wowe, uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose bihatamaso. Uhoraho we, uhoraho ni wowe mana, ni wowe byose we, ni wowe byose bihatamaso. Watubereye, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, urubuhungiro bw'imitima yo, urubuhungiro bw'imitima yacu. Ni wowe nkingi twegamiye, urubuhungiro bw'imitima we, urubuhungiro bw'imitima yacu. Ni wowe nkingi twegamiye, tugira amaboko yacu tuende namna hii. Simama na maboko yacu, samura maboko yawe. Haleluya. Haya imegusa. Urasikamye, kandi wewe ninashindira, ubuzima ni wowe, ushigikiriza intambwe zacu. Urasikamye, kandi ni wowe ninashindira.
ushigikiriza intambwe urasizigamye kandi ni wowe tubu ubuzima tuzamura ibiganza dushimiye Imana komera Imana yacu amashyi menshi. Tugiye kuririmba umukunga. Ramutsa mugenzi wawe, salimia jirani yako, mpe mkono. Ishimiye ko Yesu akunda, arakunda. Ishimiye ko Yesu akunda, nubwo ndakwiriye. Shimiye, nishimiye ko Yesu arakunda, anawe arakunda. Shimiye, nishimiye ko Yesu arakunda, nubwo ndakwiriye. Kandi yonyobye, kandi yonyobye nkamushavuza.
Kama una siri na ya Mungu muimbie kwa amani. Yaniburudisha mimi, yaniburudisha kwa sabra imani liganza. Mina siri naye burudisha, nikirukaruka mimi Hosana, nina siri naye Yesu, yanifanya mimi niwe jasiri, kwa amani wewe, kwa amani yanifanya mimi niwe jasiri, yaniburudisha na mali wenu waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi, watafunguliwa watawekwa huru. Hosana, amen. Nina siri naye Yesu,
barakoze mu bakomera amashyi, mu bakomera amashyi cyane cyane. Mbega umunsi utoroshe, gukata kino gisirimba ko mbona ari ikintu kitoroshe, ariko Imana idushoboza. Nimuyizamurire ibiganza, abantu bo muri kabine mumbabarire muzamurire mikrofone kuko ndimo ndumvira hasi kandi hari igihe binanizijwe. Muhe Imana icubahiro. Abo twatangizanye twibukiranye ko uyu munsi ari tariki ya mbere y'ukwezi kwa 9, dusigaje amezi 3 umwaka ukarangira. Duhera ku ijambo riri muri Zaburi 126 umurongo wa 3 rivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Nimba hari icyo ufite Imana yakoze ukabugejeje muri uku kwezi, nukuri uyikorera icyo umutima wawe ukubwiye. Nimba ukoma amashyi, nimba uvuza akaruru, nimba upfukama, nimba uyiramya, nimba uyitangira amaturo, haleluya! Imana yakoze ibikomeye natwe turayishimye. Niyo mpamvu muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none tunejejwe no kuba imbere yayo, tuza kuyibwira ngo warakoze Mana, wabanye natwe amezi 9, dusigaje 3, turacyakwizeye kuzakomezanya natwe. Kandi nyababwiye abo twatangizanye ngo abagiye basoje ikivi cyabo. Twebwe rero Imana yemeye ko twambuka tukageza izi tariki. Hari icyo Imana ishakaho, hari n'icyo Imana igushakaho. Kandi zidushakaho. N'iriya topic turimo tugendera ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Is related to our theme that the harvest is plenty, but the harvesters are few. Abagiye basoje akazi kabo kivuga butumwa. Those who died in wewe ugihari uracyafite akazi ko kuvuga ivuga butumwa. You who is alive still have a role to play in evangelism. Imana irimo irarekrita abakozi bayikorera. God is recruiting his workers. Kandi ofre nawe irakureba. And it also belongs to wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. God walked with us uzigama intambwe zacu, uzikomereza ku rutare kugira ngo uyu munsi tuba abahamya batangaza iby'ubwami bw'Imana. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Tubahaye kaze abakristo ba Foursquare. Duhere kuri Joyous Melody mu bakomera amashyi. Babanye natwe iyi minsi 7 kandi babikoze neza. Abadiyakoni mu bakomera amashyi bakoze akazi gakomeye. Imana ibaha umugisha. Abaprotokole bakoze akazi gakomeye mu bakomera amashyi. Media bakoze akazi gakomeye mu bakomera amashyi. Abanyamasengesho bakoze akazi gakomeye mu bakomera amashyi. Abapapa n'abamama bakoze akazi gakomeye mu bakomera amashyi. Abashumba, aba elder mu bakomera amashyi bakoze ibintu byiza. Niyo mpamvu uyu munsi turaha. Rero mbahaye kaze mwese abanyamuryango ba Foursquare. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi irusheho kubagirira neza. Turi kumwe n'abashumba bacu n'abadamu babo. Reka bo mbasabe bave hasi dukomere Imana amashyi ku bwabo. Abashumba n'abadamu babo ndetse n'aba elder n'abadamu babo nibo babyeyi bacu b'iri torero. Mu bakomera amashyi cyane cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Z'umwihariko turi kumwe na Bishop umubyeyi wacu. Reka musabe nawe ave hasi dukomere Imana amashyi ku bwe. Imana iguha umugisha kandi turagukunda. Turi kumwe n'abashyitsi batandukanye. Bishop araza kubakira ariko munyemerere nyakire abantu baje guterana natwe bava mu matorero yandi batari abashumba batari abo
twatumiye muri iki giterane who are not pastors or niba waje invited guests. guterana hano ndagusaba ngo uzamure ikiganza You're twakire here as a visitor, raise your hand. reka ngusaba uve hasi dukomere Imana amashyi ku Stand up bwanyu and we welcome you. nimuve hasi rwose Stand up. mwagize neza kuza guteranira hano gereye mu bahobere mu babwira ijambo ryiza Those who are close to them, give them a Imana yo hug. mu ijuru ibaha umugisha May God bless turi kumwe n'abadukurikira online those following us baba ari online. abantu benshi pe There are many umugabane wose muriho over the reka bari mu continent. iteraniro tubakomera amashyi Wherever you are, we ibibera hano appreciate you. bibanezeze We appreciate you. tugiye kujya mu mwanya mwiza wo kuramya Imana dutanga amaturo n'ibyacumi We're now going to give our offerings and reka tithes. nsabe abarimu b'abana babatambutse Read the Bibles. bambwiye ko bafite indirimbo zibiri batugezaho The children's ministry kandi nabo bari bamaze iminsi 3 has 2 songs to present to us. bafite igiterane cyabo They also had a 3-day. rero bifuje kutugezaho ibyo nabo bari barimo muri iyo minsi 3 They want to show us what they were practicing over the 3 days of rero Bible reka study. batambuke dutanga amaturo As they come forward, let's give our offerings ibyacumi and tithe. ituro ry'ishimwe Maybe it's a thanks offering. ibiseke biri hano imbere The baskets are before you. badushiriraho na nimero tujya duturiraho ya momo And merchant codes that you can give your offering using ndetse mobile money. n'abatransfera kuri Or banki even our bank details. dukomere Imana amashyi ku bw'abana bacu Let's clap to the Lord as our children come abana forward. bacu ni beza They are beautiful kids. nibo torero ry'ejo They are tomorrow's church. igihe tutazaba duhari nibo bazaba bakora umurimo When we are not here, they will be the ones mubikore serving vuba turimo dutanga amaturo quickly as they will give our offerings. kugira ngo tuje kumva ijambo So ry'Imana that we hakiri umwanya have enough time to hear the word of God. Imana ibaha umugisha murimo gutura God bless you as you offer. Imana ibaha umugisha God bless you. mubakomera amashyi Let's abana clap for bacu these children as they come forward. Imana ibaha umugisha barimo gutura God bless you, those who are giving their offerings. Imana ibaha umugisha rwose Bless you. Bless you. imigisha Imana iduha ibyo yakoze biradutangaza imigisha Imana iduha harimo n'uru rubyaro rwiza yego